Reka ngo suhuze kandi nk'ikazo ukunda kandi gukurikira amakuru ibiganiro byacu n'amakuru agiye atandukanye avugwa hirya no hino bitangazamakuru bigiye bitandukanye n'amakuru nkuzaniye uyu munsi nkuzaniye amakuru menshi cyane amakuru avuga cyane cyane i Vatican cyangwa se hariya mu gihugu cy'abaturage bake cyane igihugu rwose kituye mu kindi umujyi uzwiho cyane mwibokamana kuba nyine ari wo mujyi urimo icyicaro gikuru cya Kiliziya Gatolika ku isi hose. Ni ububyutse Radio TV n'amakuru y'iyobokamana nkuzaniye amakuru agenda acaracara hirya no hino turi ku itariki ya 29 Mata umwaka wa 2025. Rero amakuru avuga kano kanya nuko nyine Vatican yatangaje igihe amatora ya Papa mushya azatangirira. Ni mu gihe kandi Vatican yatangaje ko abakardinali bahisemo itariki ya 7 Gicurasi nk'itariki yo gutangirwa amatora ya Papa mushya uzasimbura Papa Francis witabye Imana. Aya matora rero y'umuyobozi mushya wa nyine wa miliyari 1.4 z'abagatolika ku isi. Rero itariki y'aya matora yemejwe n'inama y'abakardinali yabaye kuri uyu wa mbere aho nyine yari inama ya mbere bakoze kuva Papa yashyingurwa. Abakardinali bari munsi y'imyaka 80 bonyine nibo bemerewe kwitabira aya matora Papa mushya. Rero kuri ubu hari abakardinali 105 bemerewe nyine kwitabira aya matora yegereje, ariko nyine kugeza ubu hari abakardinali batazaboneka muri aya matora nka Kardinali Antonio Canizales Rivera wahoze nyine ari arikepiskopi wa Valencia hagati y'umwaka 2014 ndetse no mu 2022 yavuze ko nyine adashobora kujya Vatican kubera impamvu z'ubuzima. Rero kugeza ubu ngubu nyine ntiharemenyekana neza umubare w'abakardinali bazaba bahari igihe nyine conclave izatangirira ku ya 7 Gicurasi. Ku wa mbere rero nibwo umuvugizi wa Vatican yitwa Matteo Bruni yatangaje nyine ko kugeza ubu ngo abakardinali barenga 180 bahageze cyangwa se bageze i Roma. Ubu abakardinali barenga 180 bamaze kugira i Roma kandi nyine bitabiriye iyo nama muri gitondo cyo ku wa mbere. Rero muri bo abarenga 100 bakaba nyine ari nabo bazitabira ayo matora. Uyu Bruni kandi yavuze ko abakardinali nyine baganiriye ku bibazo bijyanye n'ahazaza Kiliziya ndetse n'ibibazo ihura nabyo ku isi muri iki gihe. Abakardinali nyine bazakomeza guhura buri munsi guhera saa 3 za mu gitondo usibye ku ya 2 Gicurasi ndetse no ku ya 4 Gicurasi. Nuko na Vatican News bitangaza ngo abakardinali nyine bazatora n'umwepiskopi wa Roma. Matora rero y'ibanga rikomeye azabera muri chapelle ya Sistine yafunzwe ku wa mbere mu rwego rwo kwitegura aya matora. Amatora rero aheruka yabaye muri 2005 hatorwa Papa Benedicto wa 16 naho muri 2013 hatorwa Papa Francisco. Ayo yose rero yamaze iminsi 2 yonyine. Reka twitege ngo aya yandi yo azamara iminsi ingahe ko aya matora atinda rimwe na rimwe kandi bikaba bizwi ko nta gihe cyo kuvuga ngo amatora ngararangiye cyangwa se ntabwo arangiye. Ni mu gihe kandi mu gihe ibyo byose bijyabaga umwe rero mu bakardinali yasabye ko Papa nyine mushya cyangwa se uzaba Papa agomba guhagurukira kwamagana abaryamana bahuje ibitsina. Ni umukardinali wo mu Budage yatanze umuburo wo kwirinda lobbies ideology harimo nyine n'abitwa gay lobby mbere y'amatora yo guhitamo nyine Papa mushya. Lobby ideology rero ijyanye no gushyigikira abaryamana bahuje ibitsina ndetse no gusezeranya abahuje ibitsina nyine bakabana nk'umugore ndetse n'umugabo. Ibi rero uyu mukardinali akaba yasabye ko Papa cyangwa se uzaba Papa mushya agomba kwirinda kugendera muri iyi nzira ahubwo agakurikiza icyo Bibiliya ibivugaho. Kardinali rero mu Budage yitwa Gerhard Ludwig Müller wenyine utaravuga rumwe na nyakwigendera Papa Francisco ku bijyanye no gushyigikira abaryamana bahuje ibitsina. Yasabye itorero gusubira mu mizi gakondo kandi nyine asaba Papa uzatorwa gukurikiza no gukomera ku nyigisho nyine za Bibiliya kandi ko agomba kuba yiteguye kurwanya igitutu cy'abavuga ko nyine baharanira ubwisanzure. Ni mu gihe kandi aganira n'ikinyamakuru cya Stampa cyo mu Butaliyani. Kardinali Müller yashimangiye ko Papa mushya agomba kuba afite ishingiro rya teolojiya n'inyigisho kandi agahagarara ashikamye nyine anarwanya iby'uyu mukardinali yise iterabwoba rikabije ry'ubuyobe n'ingengabitekerezo nyine y'uburinganire.
we mu magambo yagize ati inyigisho ntabwo ari umutungo wa papa, abasenyeri cyangwa se abihaye Imana, igomba guhuza n'ijambo rya Yezu. Ntawe rero ushobora kubihindura. Niba Yezu rero avuga ko gushyingirwa biri hagati y'umugabo n'umugore, nta muntu ushobora guhindura iyo nyigisho. Uyu karidinali rero yeruye yamagana abavuga ko gushyingirwa hagati y'abahuje ibitsina ari umuhamagaro, avuga ko bivuguruza rwose inyigisho za Bibiliya. Umuburo rero we waje mu gihe abakaridinali baturutse hirya no hino ku isi nyine bateraniye hariya i Roma mu cyumba gifunze cyane mu nama nyine y'ibanga kugira ngo bashyireho itariki ya conclave cyangwa se gutora papa mushya izatangira ku ya 7 Gicurasi umwaka wa 2025. Reka rero nanjye mbe nshumbikiye cyangwa se mbe soreje ahangaha, ndaje mu kanya gato nkubwira andi makuru agenda avugwa mu iyobokamana. Ciao ciao.